reka ngire ikintu mbabwira. Gukura byo mwarakuze, ariko gusaza neza ni inshingano. Umuntu wiyeguriye Imana akabeshwaho no kwizera aba azasaza neza atandavuye. Yakobo rero arebye imbere abona ntahareba, arangije atangira guhigira Imana. Mu bibazo yari afite byari ibibazo bine. Ikibazo cya mbere Yakobo yari afite ni ikibazo cyitwa kurya. Buriya nagira mbabwire, kurya nicyo kibazo kigomba kuza imbere y'ibindi bibazo, kuko umuntu atariye yagira gute? Yapfa. Ariko ikintu nashimiye Yakobo ntabwo yari umwiyemezi, ntabwo yabwiye Imana ubwoko bw'ibiryo azarya ngo Imana ihinduke Imana. Ajya kumva umuntu aricaye, Imana ntabwo yakwemera ko umukozi wayo ari ifiriti. Amena. Imana yadusezeraniye ko izaduha ibyo kurya, ariko ntabwo yigeze ivuga ubwoko bw'ibyo izagira gute. Kubw'ibyo rero ifite ububasha bwo kuduha ibijumba tukabirya tunezerewe duseka, bikazaruta ya mafiriti atagira umunezero. Ikibazo upanga kuzatungwa n'iki? Hari ukuntu mu minsi yashize umuntu yicaraga imbere y'inzu y'icyumba na saro yegereye kaburimbo, agatera agatebe, yarangiza agatavuga ati iyi nzu izansazisha neza. Buracya wajya ko ukabona abantu bafite bya bintu bimeze nk'ibikamera nk'iyi ngiyi barimo barapima umuhanda, ukabona umuntu arimo arareba mu marineti, warangiza uti se bagiye kuduha amashanyarazi, bagatavuga bati inzu yawe igice cyayo kiri mu muhanda, ubwo uzasaza neza cyangwa? Ukareba umwana w'umukobwa arimo aririrwa ari indaya hano i Rubavu, arimo arasambana n'abazungu, ariko wajya ko ukabona aje mu bimodoka byiza, akuzaniye inkweto n'igitenge, ukumva umama yitegereje ka kana, aka kazansazisha neza. Wajya ko ukabona bamuteye inda aracuye, ntihagire n'umukarani uzongera kumusuhuza. Uzasaza neza yego cyangwa hoya? Icyo nagira mbabwire ngiki, isoko yo gusaza neza Bibiliya ivuga ko ari iki? Dawidi yaravuze ngo Imana izamperekeza kugeza no mu busaza bwanjye, nzaba ngifite amakakama. Amen. Ariko nshaka kubabaza, kubera iki nta mpinduka idasanzwe igaragara mu buzima bwanjye n'ubwawe, kandi twararaye aho Kristo ari? Ufite umutwe uremereye, gerageza ushake ibuye ryo kuwegekaho. Ufite stress z'abana, ufite stress z'umugabo, ufite stress z'aho utuye, ufite stress zo ku kazi, ufite stress z'uburwayi bwawe. Iyo ukoze iyo urebye n'ahazaza, ushaka uburyo uzabaho ukabona abagukomokaho bazabaho nabi. Izo stress rero zituma umutwe ubyimba kugeza ubwo abantu barimo guturika imitsi yo mu mutwe. Ibanga ni rimwe, aho kugira ngo imitsi guturikane bakujyanye mu Buhinde, egeka umutwe wawe ku ibuye ari ryo Yesu. Iri buye ryari ibuye ry'igitangaza, kuko akangutse yararirebye abona uko iryo buye ryaje si ibuye risanzwe, arisukaho amavuta, kuko iri buye ryashushanyaga Kristo. Bibiliya iravuga ngo nimumwegere niwe buye abubatsi banze. Nshaka kukubwira ngo kuba udasinzira ni uko utemereye Yesu ngo umwegekeho umutwe wawe. Kurira uzarira, ndetse hari n'igihe kizagera uririra batakwitayeho. Ushobora kuzaririra umugabo wawe atabyukiye muri mudu yo gutega amatwi amarira yawe. Hanigize agatavuga ati abagore ni nk'abana. Ushobora kuzaririra umuntu ngo agufashe mu rubanza, yarangiza akakubwira ati ahubwo ndumva bagushyiriyeho imiyaga ubundi nkurikije icyaha wakoze. N'igipangu n'abana n'umugore wakagombye mwese gufunga. Hari nta kintu cy'ikibazo nko kuririra, gufata umutwe wawe uremerewe ukawegeka ku muntu utakwitayeho. Nitwa Musoni Flavien nk'uko babibabwiye. Mu buzima bwanjye ni ubwa kabiri ngeze hano. Bwa mbere mpagera hari igitaramo hanze hashize imyaka 8. Yego, ndashima rero Imana ikomeje kudufasha gushikama mu buntu bwayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo njyewe nirebere abantu bafite Bibiliya. Ufite Bibiliya
wayizanye cyangwa isigaye gutera isoni kuyigendana? Bibiliya yawe? Yego, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ndebe abantu baba bafite byibuze ahantu bandika ku ruhande, kugira ngo umuntu nagira akantu akubwira. Abadivanisiti ba kera barangwaga no kugira amatsiko n'ubushakashatsi bwera. Wamubwira ikintu akandika akajya kureba koko icyo gitabo niba ibyo bintu birimo, kugira ngo akuremo amakuru yuzuye. Ndagira ngo ndeberere abantu bafite ahantu bandika. Yego, Imana ibaha umugisha cyane. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite